ushakanye n'umugore akagenda akamara ibyumweru bitatu amezi abiri amezi atandatu aragaruka uwo muntu mwasubira nawo oya ko baca umugani mu kinyarwanda ngo ipusi yagiye hanze igaruka ari iki inturu ari inturu anagaragaza inote z'umwana agaragaza uwo mu waka z'umwana ubyumva urumva yego jewe mpamagare ngo nimero z'umuntu wahamagara mubaze ngo emi yaba yaragiye iwabo w'umukobwa agiye kwiyega ahubwo abantu bajye baza bavuga ingeso zabo bavuga imyuga zabo rero n'abaye ku muhanda ndabizi agaciro k'umubyeyi agaciro k'umwana yari kumwe n'ababyeyi ahubwo iyo umuntu byamunaniye kureka ingeso wateye ivi ako kantu kari kanciyeho njye nari mvuze ati uyu muntu none se ko yambwiye ko namuteye inda yari itegeko kubana nawe oya akambwira yuko yabijyayeho amubwira ati nta kibazo umwana wese n'umwana kuko nanjye narezwe n'abandi bantu yego niba ubwe ku giti cye wambwiye ngo nimuhereze umwana noneho nawe amaze kumenya yuko ufite umuntu dukundana akajya anesha umutwe amanywa n'ijoro ahamagara amanywa n'ijoro kugira ngo ababaze uwo kubera ifuhi ikintu twapfuye umuntu babyaranye bahoranaga bateretana buri gihe yanze kumureka ariko umugabo wanjye umugore wabyaye ndabizi mani icyo kintu yakabaye kikubahira wapfuye iki na Gapome ngo wari warahaye isezerano mama wa Gapome ko uzamukundira umwana utazigera umusiga itariki 21 z'ukwezi kwa kane yego yego ikipe y'igihugu Amavubi yari yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria rero uzi nkuru zigize zirikiranga ntiyashatse kwiyahura ntabwo zizi niyize mbyumva narwaye depression irangica nanamusaba nagaruke ibyo rero gufata umwanzuro ngo umuhereze ngo amafaranga ngo reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbese mbifuriza kugubwa neza muri mwese imana n'imandi zitandukanye z'igihugu ngarukanye na Laila Wizi Show. Hello. Meze neza? Ndaho. Urashima. Tubanze twamamaze cyangwa manze mubwire inkuru mbonye mu kanwa. Uramamaza nyuma mbabarira ibintu mbonye namahano. Ngiye kubona mbona wa mugabo bita Nkundineza Jean Paul washujubije abantu benshi hano hanze. Yajujubije benshi ndavuga ba Pastor Claude yatumye Pioni Kahunga aka kanya noneho ajujubije no bita Eminyawe aho azanye umugore avuga ngo Eminyawe yambeshe urukundo cyangwa se yaraneranye yarwaye umwana ni ibintu mbonye numva birandenze wowe ibintu bivuga hiki iyo nkuru yizute ariko ntabwo turi buze kubishyira kuri Jean Paul ko Jean Paul ntabwo rero wagiriye inama Eminyawe gukora ibisakuriye kuko uriya mugore jewe ndamuzi ni umugore wahoze ari uwa Eminyawe none banabyara uriya niwe Gapome yego none Gapome muzi Eminyawe yirirwaga avuga uriya niwe Gapome avuga mu Gapome wanje uriya niwe Gapome aho ukuntu ari umugore mwiza none ko mwiza pe none cyakubwira umwana bafite umwana mwica ariko mbabare ibintu binyinjizemo cyane Eminyawe n'inshuti yanjye ntabwo bikwinjizamo cyane nanjye sinshaka ndaza kwibaza nimba ibyo byose byabaye Eminyawe na Jean Paul Nkundineza ntabwo batandukanye cyane abantu ni inshuti urumva ni inshuti cyane barazanye cyane kuki uyu muntu yafashe inshuti ye yakagombye kuba yabahuza akabunga akayizana akaba ari we inshuti yawe akariza gutereka umugore wa yabunga tese ibintu byo kubunga byo Eminyawe yamaje gutera ivi undi mugore ariko nuvuga uriya yabaye expired yabaye ex sibyo undi ex bituruka kuri iryo jambo expired abantu ntibabizi wararangije nyine wararangije manda urukundo rwanyu rwararangiye uriya yabaye expired Eminyawe kuri ubu ari mu rukundo n'undi mugore anamutereye ive ejo bundi mwarabibonye none se arabunga ngo bongera babane se nk'umugore n'umugabo urumva ibyo bintu Jean Paul uyu mugore kuki agaragara uko Eminyawe ateye ivi buri ibintu byaba ex ibintu bigoye na cyane ko inkuru nayiyumvishe nubwo ntayishoje nayumvishe igice ariko aho nagereje yo numvishe birahagije numvishe avuga yuko ngo Eminyawe hari ukuntu yagiye amugora kubijyanye n'umwana abantu babyaranye rero bitangiye kuzanamo kwikunda kubijyanye n'umwana ukamuterera nawe ukamunaniza kugira ngo umutware umwana burundu ntazongere kumubona umubyeyi w'umuntu ni ikintu kigoye umuntu ashobora kukureka ukajyana umwana kuko abona yuko nta bushobozi afite bwo kumurera
bihagije bingana ariko kwanza reka mpamagare Minyawe niyanga kunyitaba nk'inshuti yanjye ugaraba mpaye umurongo wo gukora inkuru yanjye mu buryo bishaka ko bimeze Minyawe uraba umpaye umurongo wo gukora inkuru yanjye uko mbishakamo ko nanjye hari amakuru mfite kuri ibi bintu nusanga ari busy ndakomeza muhamagara muhamagare cyane nta kibazo oya reka muhamagara ariko ibintu wigira ni ibi Pastor Claude nabonye ushobora kuguhamagara inshuro 50 oya ibintu ubundi ni proof y'uko umuntu nyine wamukoze inkuru urumva utagize gute Minyawe ukanze muhamagarisha kiramahirwe abone inshuti yanjye kabisa n'ikimenyimenyi ndamwita batari loud speaker yego mjira loud speaker shira loud speaker nyine nese niki kitwemeza ko ari uri guhamagara okay yo Emi vipi msazi none se ngo umerewe ute ese uri hehe ko mbona uri mu rusaku mana uri mu rugo nyine tuhari akantu nashaka kukwibariza ako ndi mu kiganiro hari ikibazo nta kintu kibi genda nashakaga tu kukwibariza nk'inshuti yanjye buriya sinjya nkora inkuru inyuma y'umugongo w'inshuti yanjye nta mwibarije mbonye inkuru ya Gapome wayibonye kwa Nkundineza Jean Paul ari kuvuga ko ngo kubijyanye n'umwana yabanje kuvuga yuko ari we watereye ivi imbere umubeshya urukundo hanyuma ngo mubana mu bushobozi buke mwari mufite iwabo bakajya bemera bakamusura aho mwabaga hato hashoboka mu bushobozi buke ngo mu cyumba na saro hanyuma ngo bakajya bamubwira ko urwo atari urugo gusaba ko musezerano urabyanga nyuma mu gutandukana rero utereye ivi undi mugore ngo uramunaniza ku bijyanye n'umwana niho numvaga hari ikibazo cyane ngo uramunaniza ngo ntabwo ngo umwana mujyane ngo ntazongere kukuhamagara ngo ntazakubwire ngo yaba narwaye ngo ibyamubaho byose ngo ntuzigere ngo bikubaze ibyo bintu ni ukuri ndashaka kubaza wowe nyir'ubwite Kebya inkuru imaze isaha kwa Jean Paul. Minota 45. Oya we nta kibazo ufite kuko kubijyanye n'urushako n'umuntu mwa mwarashakanye iyo mutasezeranye ufite uburenganzira bwo gushakana n'undi. Ariko kubijyanye n'umwana iyo atangiye kuzanamo dosiye y'umwana ko ngo wamunanije bikarangira umutwaye ubu ngo ni we mubana. Kuseka se. Kuseka mwana. Ubwo ikintu kiba kinshimishije nuko ari ijambo uyikora. Nyine ngo wigize no kumuhatira ngo kugusaba imbabazi ngo kuko ngo aguhamagara umuntu mwabyaranye ngo aguhamagara muri kumwe n'umugore wawe wundi ngo noneho ngo uramubwira ngo hita unsaba imbabazi ngo kuko ngo umpamagaye ndi kumwe n'umugore wanjye ngo biramurakaza. Oya umugore wawe ariko uwahoze ari umugore wawe nako niko yavuze niko yavuze amajwi arimo se kandi ari kuri kamera man ari kuri kamera Gapome ari kuri kamera uri kuri kamera akoze ikiganiro cy'isaha n'iminota yego ngijya ntabwo mbizi reka nze mukanya ubwo ndongera ngo uhamagare umajije kureba Minyawe ni inshuti yanjye akurumva ko ibyo kuvuga birumvikana urumva ko Minyawe ntabwo arabona ikiganiro ko gisohotse mu kanya nawe ntabwo aratunguwe yumvaga bidashoboka ko umugore yajya kuri kamera urumva nta makuru yari abifite ariko aravuze ati kuba ari Nkundineza ubikoze ntabwo byanungura ikibazo cya Minyawe na Nkundineza kimeze gute Nkundineza niwe watangiye muri introduction uvuga ko afite ikibazo yatangiye avuga ko afite ikibazo na Emi niwe watangiye muri introduction uvuga ko afite ibibazo n'abantu benshi none ndumva wagira ngo na Minyawe nyine tu avuze ati ndumva ntatunguwe ariko hano nkibaza reka nsesengure ntakomeretsa kubera ko ibi ni ibintu bijyanye n'umuryango kandi Emi ni inshuti yanjye Minyawe ni inshuti yanjye
kuko iyo ibintu bitangiye kuzamo abana biba bitatangiye kuba sensitive. Ku kigaragara uyu Gapome wahoze ari umugore wa Emmy Nyawe yakoze iki kiganiro agamije kwisabira ubufasha, aho yavuze yuko ngo Emmy Nyawe yamuhaye 400 ngo amutegeka aho agomba kubikodeshamo, ntagomba gushakira umwana ishuri, ngo ko agomba amafaranga nyine ko agomba kuyatangiramo ubuzima bwose. Amafaranga for sure ntabwo ari amafaranga make. Emmy Nyawe nyamara hano yabaye n'umugabo, reka tumuhinda byose, sibyo? Hari abantu mutandukana akakurika ukangara bro, 400 ntabwo ari amafaranga make, nubwo byaba ibihumbi ijana bya bintu wegera nebeke ko ari uguta hanze se ukagenda wangara gutyo. Saro nabonye bari bahaye 70,000 Senkani wowe njye hari umugore wampamagaye ambwira ngo noneho ayo ngayo ngo nayo ngo babandi babunga ngo bamutegetse kandi umugabo yinjiza miliyoni 2. Icyo ni ikindi n'indi dosi. Ariko nimba umugabo yararebye akavuga umugabo mutasezeranye akareba akavuga nyamara Emmy Nyawe afite umutima, akareba akavuga ati nimba jewe mfite umugore nakunze tukabyarana, ntabwo ndi bumusige yangara, ntabwo ndi bumusige ku muhanda, reka ngire gutya musigire 400 agakoni kazamufasha mu rugendo. Ngewe ndi uyu mugore y'amafaranga dore ko ngo atana yatoye bamuhaye 400 ariko aramubwira ati ntabwo yemerewe kuba mu cyaro, umwana wanjye ntabwo agomba gukura mu cyaro. 400 byatura ahantu henshi. Ayo mafaranga nayafata ahantu yakodesha nk'akazu ka Senkani, urumva ko nundi barasanga mu cyumba na saro. Oya bakibayemo bakibana, umva Emmy yarataraza urumva ko bari babiri. Tutatuma Emmy yari umunyamakuru. Yarataraba umunyamakuru. Emmy yari umunyamakuru. Ariko yaratarafatisha. Yakoraga kuri Street se. Emmy Nyawe mani yaragafashe ubusiga afite n'amafaranga. Emmy Nyawe asiga afite n'imodoka, afite n'iki, urambwira ko Emmy Nyawe adafite n'uzamana. Emmy Nyawe mani afite n'amafaranga, arampamagaye kanongere musubize. Urumva? Emmy Nyawe mani asiga afite n'amafaranga, urambwira ko Emmy Nyawe yaba mu cyumba na saro ubu ngubu. Emmy Nyawe kuri ubu ngubu asigaye yitwara, asigaye agenda yicaye mani mu gapfundikiye. Urumva? Asigaye agenda mu gapfundikiye. Urumva? Uba afite amafaranga ntabwo yaba mu nzu y'icyumba na saro mani. Kandi noneho wibuke ko sibyo, wibuke yuko umuntu ujya kuvuga ngo guhaye 400 akaterura yose icyarimwe atavuze ngo genda nzajya nguha 10 20 5 yise ko ari kugufasha. Manu uramuntu ushatse wamutwara neza, abazakuremera, abazakomeza kanagufasha, ahubwo uyu mugore arabyangije. Emmy narindi bamvuga Imana Emmy Nyawe ni umuntu w'umugabo, umuntu utanga 400 ngo abantu batangire ubuzima mani kwari ugutaka umuhanda se. Ngo tubwire nawe uvuge. kuko no umuntu twabyaranye umwana nkunda kandi nubaha, kandi nawe ndamwubaha. Ibyo yavuga byose nta kibazo, ni ukuri. Imana niyo ibizi ukuri ko mu mutima, gusa ikintu yareshye ni kimwe. Kandi ikiri hagati ya Jean Paul bose nabo bose ngenda njya kubarega muri leta, kubera yuko icya mbere ngiye kuguha nimero y'ishuri ry'umwana aho umwana yigaga. Urumva? Niba uhamagara directeur cyangwa umbwire ngo wamaporote wowe na perote z'umwana wime kuri WhatsApp. Baraga ari ngombwa nzikorera ikiganiro cyanjye yewe ubwanjye byose bisobanuye. Ibi bintu nari mbyiteze, ariko umugabo nanjye ni ikintu nshimira Imana. Ndashima ko ibintu byose byabaye nari ndi kumwe n'umuntu witwa Skype. Gusa ikiriho nimba ameze neza, Imana imwiteho kandi murinde, Imana kubaho kurama, ndamwubaha, mukundira yuko yabyariye umubebe mwiza. Nsa kuri kubiseka. Uzi impamvu mbiseka se? Nuko nzi neza ko umutima wanjye n'iki na kimwe nishinja mu mutima. Ni ukuri pe. Kandi ntabwo namuvuga nabi, yewe ndamwubaha, ni umuntu twabyaranye, uri kubyumva.
rero ntibikuyeho yuko amarangamutima yanjye yamuhuza n'undi muntu tugakora iki undi muryango tugakundana akora umuryango uri kubyumva kandi nawe ahari nakora umuryango uri kubyumva imana izakwiye bihangane ikintu babeshye ngo muri chambrete sinigize chambrete nawe mujyari ntabwo nigeze mba no mu nzu ya chambrete ibyo narindi kuvuga nti basigaye agenda mugatwikiriye aba muri chambrete koko ariko ntabwo ari byiza njye ntabwo nzigera nuko ari wowe mpamagara ariko nkakubaha urumva iyo umuntu afite ibintu byinshi afite imbere ibitero biba byinshi uri kubyumva ariko rwose Gapome ndamwubaha uri kubyumva mwubahira yuko twabyara nyine njye biranambabaje kuba yaje nyine akicara imbere ya kamera amutanabivuganye atanakubwiye ati ngiye kwitereka oya kwitereka ni uburenganzira bwe ariko njyewe cyo mubwije ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru iyo mu ijuru kandi ntabwo ari ugukomeye njyewe mubwije ukuri umwana wanjye yafite ishuri yigamo nibuke mu gice waho wambwiye ngo nimuhereze umupeti yababeshye yatwaye umwana uri kubyumva ngo umutegeka ngo umwana wawe ntabwo agomba kuba mu cyaro urumva ngo umutegeka ntabwo ngiye birangiye ujye kubyumva reka nuko ari nawe ubibaze ko ibyo bintu mbana nabizi urumva gusa ikiriho ndashimira Jean Paul afite umuryango uri kubyumva ndashimira n'ubundi nawe ni umuntu mukuru ntabwo ari umwana uri kubyumva buri gihe umuntu yafashe icyemezo akavuga ngo reka ngende kwigaragaza ibyo kaba kakoze iki kaba kabaye kuko nyine ntabwo ndi umuntu ushobora gutanga umuryango nicyo bivuga ahubwo abantu ntibazajya baza kuvuga bajye bavuga ibiri mu mutima banavugishe n'ukuri kuko ni kwica umutumira none se ntakwinjiriye nk'inshuti yanjye mbabarire kino kibazo ufite uburenganzira bwo kugisubiza cyangwa ntugisubiza wapfuye iki na Gapome icyo twapfuye buriya iyo ibintu by'umuryango byagiye hanze nawe ukabitiza umurindi icyo twapfuye kiri mu mutima we burya ndagira umugabo nagutera inda ukamubwira ngo wanteye umugabo akabyemera atajuyaje uwo muntu ntabwo aba ari umuhemu umuntu nakwitaho kugeza umwana akuze nawe ugakura cyangwa se nawe ukagira ubuzima ubona uwo muntu ntabwo aba ari umuhemu iyo uwo muntu ndamwubaha mukunda kuko yambyaye hari inkuru yindi umuntu yambwiye yenda ikiganiro cya Gapome sinakirangije ngo wari warahaye isezerano mama wa Gapome ko uzamukundira umwana utazigera umusiga ibyo bintu ni ukuri none reka mubaze isezerano ni iki erega njye sinshobora kuza kwicara kereka niba biba too much niyo mpamvu na Jean Paul yamukoresheje wenda ikiganiro bakicarana bakinira hamwe muri filimi zimwe ugende rwose bakinira ahantu hamwe hariya kwaba ngende nta kintu bintwaye kandi it's okay Jean Paul ni umugabo n'uwo muntu nawe ni umuntu ese asanzwe muri social media ibyo ntabwo ngenda nari naramurinze social media burya umuryango aba ari umuryango burya umunsi ibyo biraza inkuru iraza hajyaho n'indi nkuru urumva ariko biraza kurangira ariko nanjye ngiye mwitereka nanjye nkavuga ntabwo byaba ari sawa kuko ngenda mwubaha kandi uwo mwana we icyo mubwiye cyo ni uko babeshye oyange nkimara kumva ko wamuhaye 400,000 ngo atangire ubuzima ariya wabaye umuntu w'umugabo indabyo oya banza wakira indabyo zawe banza uzakira ariko urakoze ntabwo ari n'ibihumbi magana ane njyewe brother we yaramamagaye uwo muntu wababwiye igiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025 urumva rero agenda agiye gusura umuntu agiye gusura iwabo uri kubyumva kubera ko hari utuntu tumaze rero ni ukuri kwibana ntabwo nigeze mena mu buzima bwanjye umuntu aba ubuzima umuntu wese wansuye umuntu wese unzi umuntu wese uzi umuryango wanjye wese umuntu wese uwo rero
narayipfukamye nkavuga ngo mana warakoze rero ati umwana wanjye ninjye wari umufite igihembwe cya mbere yarize yaratangiye no kwiga igihembwe cya kabiri iyo ngenda zifite mfite borodero yaho nishyuriye kugira ngo umwana ajye kwiga uko ukuntu bari gukora ari kunsebya ntabwo kandi bikwiye yuko mfite umuntu nkunda bikwiye yuko ngomba igihembo ndakumva kabisa uri kubyumva uwo muntu naramwubashyize namukunda washakanye afite undi mwana w'imyaka 7 uri kubyumva bro ndamwubaha wowe urumva wari utangiriye kuri kimwe kuri 0 mitabo uri kubyumva ntabwo ngiye kumuvuga ntabwo namuvuga naje ahari ndamwubaha kandi ndamukunda mukundira ko yambyariye umwana urumva ya itariki 21 z'ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatatu ikipe y'igihugu Amavubi yari yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria rero uzi nkuru zigize zirikiranga ntiyashatse kwiyahura ntabwo zizi niyize mbyumva wigize ubyumva narwaye depression irangica ndanamusaba nagaruke ibyo rero gufata umwanzuro ngo umuhereze ngo amafaranga ntabagaye namusaze nabwo ati bro nawe uri umugabo ufite ubwenge uri muzima ugiye gushaka ushakanye n'umugore akagenda akamara ibyumweru 3 amezi 2 amezi 4 amezi 6 ataragaruka uwo muntu mwasubirana wowe oya ko baca umugani mu kinyarwanda ngo indubi ipusi yagiye hanze igaruka ari iki inturu ari inturu urumva rero wenda njyewe atumye ejo ikiganiro nzagikora neza nkanagaragaza birote z'umwana nkagaragaza uwo mu waka z'umwana ubyumva urumva ariko mbona namemukiye abari kumemukiza kandi bikwiye yuko mfite ubukwe byo gukora ubukwe mfite kwishima nkabaho oya nta nubwo binakuraho ko dukomeza kugusapotinga no kubishyigikira mu bukwe bwawe kuko nta sezerano wishe ry'umurenge wamuhaye ikintu kimbabaje oya leta njyewe mpamagare ngo nimero z'umuntu wahamagara mubaze ngo emi yaba yaragiye iwabo w'umukobwa agiye kwiheka ahubwo abantu bajye baza bavuga ingeso zabo bavuga imyuga zabo rero nabaye ku muhanda ndabizi agaciro k'umubyeyi agaciro k'umwana yari kumwe n'ababyeyi ahubwo iyo umuntu byamunaniye kureka ingeso uri kubyumva njyewe uzamwaze n'abandi nkabajya mu inzoga inzoga mu buzima bwanjye ngeze kugisha inyuma ndamwubaha ahubwo nuko abamemukiye abambabaje kandi nanjye ndi umuntu ufite umutima cyane twamutereye iby'ibanga ariko ngo wateye ivi ako kantu kari kanciyeho uwamutereye ivi urangije amutereye iby'ibanga urumva njye nari mvuze ati uyu muntu none se ko yambwiye ko namuteye inda yari itegeko kubana nawe oya sinari gufasha umwana ari hanze se nanjye nkaba ndi muzindi kuki namubwiye se ngo ngwino tubone no ko hari cyaragiye nagiye kumfasha cyangwa nagiye kumarira ahubwo icyo nagiye kumfasha ni uguhindura sitati urumva icyo kintu sinzi nimba uri kumva ndakumva cyane rwose rero akambwira yuko yabijyayeho amubwira ati nta kibazo umwana wese ni umwana kuko nanjye narezwe n'abandi bantu uri kunyumvira rero ndakumva ariko imana ni nziza imana ni nziza rero imana ni nziza pe niyaza kubivuga ntarigize byibura ari ikintu niba ubwe ku giti cye wambwiye ngo nimuhereze umwana beshya iyo ni script banditse mfite borodere z'umwana we wigaga ngiye mwigishije byose ndabifite nuko nishyuye minerivari naramubwiye ati waragiye umwana n'uwanjye n'ibyo wamubyaye reka nguhereze 500 kashi ugende utangire ubuzima wishyurira umwana ishuri nawe ugende ushaka ko nawe uri umuntu mukuru uzajya naza minerivari nawe ugira ibyo utanga rero nari nkoze nabi wari ubaye umugabo w'ubwo Pro Max njye ntabwo uri kubyumva arambwira ngo amafaranga nta kintu yamarira are we yego ko yayanze se hari ayandi yabonye uretse arambwira ngo nta kintu yamumarira nanjye ndamubwira ati okay nimba nta kintu amafaranga yamumarira wambabarira ukampa umwana nkamwireza yego arangije aramuguha umwana ndamufata basi se umuha uburenganzira bwo guhura n'umwana uretse umwana ndamufata uri kubyumva umwana amujyana ku ishuri umwana ariga umwana amushakira umukozi umwana amwitaho nk'umwana wanjye noneho nawe amaze kumenya yuko mfite umuntu dukundana akajya anesha umutwe amanywa nijoro ahamagara amanywa nijoro kugira ngo ababaze uwo kubera ifuhi ndamubwira ati rero ibintu ni bibiri ngwino uha umwana nzajya nishyura minerivari ngwino umutware umuhindurire ikigo nzajya nishyura minerivari uri kubyumva rero njye nta n'ubwo umwana turi kumwe ntabwo umwana turi kumwe yego niba
yaramusubiranye none ari wowe uri umugabo wakora iki? Emi ibyo umbwiye birahagije habwirwa menshi hakumva bene buri wese yakivuze ariko yakivuze. Ejo mu gitondo ndazindukira kuri ribu ikiriwe na Jean Paul ndabarega bose kubera ko bari kumararika bari kubeshya. wowe nimba wumva hari aho wahungabanye kubw'iyo nkuru rwose urakora icyo amategeko akwemerera gukora rwose ubifitiye uburenganzira kuko wa mugani nyamara agiye. None se tuvugishije ukuri yego Emi oya mwe muri abagabo hano mutaza kumva ngo ngiye kuvugira Emi kuko ari inshuti yanjye. Yego muri abagabo abankurikiye muri abagabo harimo n'ababyeyi harimo abana harimo abasingoma hari basingo fathers mwese muzi ibijya biba mu bantu bigize kubana cyangwa se bigize gukundana. Emi nyawe mu muhinda byoze muri comment section. Yewe sinjya nkunda gushyigikira amafuti. Uyu mugore yakoze amakosa. Ayo makosa Emi arabivuze buriya Emi avugira mu migani bajya bavuga ngo habwirwa menshi akumva beneyo. Mwumvishe urugero yaduhaye ngo rw'igihe hari haba igikombe cy'isi yabivuze kanongere umugaro warongeye